What happened? None se
So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo Minister yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari akutubwire ko kuko abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi. Ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he? Cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze kuko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument. It's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na Minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutoyezo Swald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho. Minister aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari. Bitari ku Karubanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu Minister yazanye mu ikibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntago ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Scovia yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko Minister aravuga ati mama Rwagasabo yarakurikirwa cyane aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko Perezida yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho we Minister yari itonza ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana. Ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo rekana yo gutinda bakoze. Bavuga kubikemura je ntabwo ndabona ikibazo cyari cyubanza ariko mwarabuza akazi muri nkora gusa. Ariko n'aba ministers wajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane muzirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumva yazanye intambara mu bantu bakayiki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So
noneho Minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho toko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo muyamahanga. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku. Ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi, kuko issue ntabwo ari ururimi hano. Issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussingaga ari side ya minister, ari abanyekongo, ari abaganiraga, hariho wa Misiri presenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko. No, no, ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije, kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? Ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. Yes. Niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ariko Albert urumva nawe ari na Olivier nyine mufite ikibazo. Ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku Banyarwanda. Yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question iyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kuri. No, it's not exactly. Mr. President, Excellency, the problem is where ajango Abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, you should be asking what I'm asking. Now, if you a journalist agomba guconforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri. It's not ntabwo ari gutangaza. In fact, ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. Haraho ya
byanditse muri iyo language hari aho yabikwestioninze byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko minisita avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru uwo ari we wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye yaba ari umunyekongo cyangwa undi. Ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko Perezida atarahari, Perezida wa Kongo, ariko Kongo yari hagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ubwo zasubizanye iki? Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Ariko erega nta muntu woninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze nta ugira icyabaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit.
Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimwe uranamubaza akavuga ati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvaneho akajagari mu buzima. So you ask what you are